uhanagura kugira ngo umugendere kure nyine ibibora bye uko nta mumaro bigufite. Nuko nabitekereje mpamagara yewe nari ndi kumwe n'umushyitsi wanjye witwa Ezra, ndamubwira bro uri kuri studio aramyanara ndamwanya mfite ikibora cy'ikibombo clat kabisa, ndaje tugitemo kwa ko nagiye ndi kwishyiramo icyo kibora ngo bombo clat. Nagezeyo ndavuga bombo clat nicyo kintu cya mbere nshaka gukora. Ihita nibuka ko yagafite akabora yigeze gukora avuga kuri ndambwira twasamporinga ari yajwe rya yagori kajyamo, arambwira yabikora banza rishyiramo. Nimaje kujyamo ndavuga none ongereka nandike vasi zanjye ndankora ibitero kwa ko numvaga mudu nyine nazanye biri kumacingana no gutyo twakoze siba. Yego. So ufite telefone yawe ngaho? Oya era alone ko iki wayisize? Wari ugiye kunsibisha naye nabiketse. Oya nari ngiye kurebamo ko nambaye rokiri nayo narayisibye kera kabisa. Warayisibye? Nawe wayisibye muri icyo gihe wowe nta kintu imaze uravuga uri kumva actually kuyitunga ni ikintu cyaba kigoye kabisa kuko sinamuhamagara siyamuhamagara iyo nimero yabimaritse yama wese usiba niyo naherewe mbere na mbere kabisa n'igitekerezo kitara. Nice. Kuko icyo batekereje sigaye mbikunda sigaye mbibona ku bahanzi benshi gukoresha ababyinnyi bacu kandi ubona uyu munsi bafite nk'aho bafite crew, bafite nk'aho ari nka company runaka. Nicyo kikwereka ko industry yateye imbere, ntabwo tugikorera mu kajagari, nta kavuyo karimo. Niba ukeneye ababyinnyi ushobora kubwira Titi Brown, ushobora kubwira Jojo Breeze, ushobora kubwira General Benda, nabonye harimo na Divine na Shakira, ushobora kubabwira bakaza aho ngaho barangiza bagahuza ibitekerezo. Abari ikintu cyiza cyane. Ubona byongera iki kuri quality, byongera iki kuri ya ndirimbo, kuri ya video tugiye kureba, ya video umunyarwanda ari buze kureba? Bituma icyambere video itaboa. Hari umuntu ushobora kuba adakunda performance y'umuhanzi ariko yikundira ababyinnyi, acting z'umubyinnyi zikamukura zigatuma choreography bari kubyina ari cyo akundira iyo ndirimbo. Ikindi bihypinga video yawe, bitanga vibe. Iyo bari kubonamo buri mwanya utagumamo wenyine ngo bibarambire, bituma hari indi shusho bihiyo video yawe. Ikindi urumva iyo barimo nabo bafite fan base yabo irahungira ikabakura umufana wa Titi Brown akavuga Titi wanjye yagaragaye hano, Jojo wanjye se, General Benda, none bakavuga igikorwa bahuriyemo noneho bakoze ibiki, ninde wemeje undi, bagaragaraga gute, bigaha attention uko bajya no kuri ya ndirimbo ubwayo bakaba banayikunda mbere atanayikundaga. Yego. Uyu munsi ubona ushimishwa naho duhagaze ku muziki by'umwihariko yewe kuri kariyeri yawe, urishimye uranezerewe urebye imbaraga ushyiramo n'ibyo ugenda ubona wenda n'ibitaramo ugenda ukora. Nagiye mbona ukora by the way ukorana n'ama companies akomeye akorana n'urubyiruko cyane. Ni ibintu byiza kubera ko n'ibindi ndirimbo za urubyiruko ruzikunda abari nabyiza izo campaign kuzigaragaramo. Uyu munsi ni iki kigushimisha kuri career yawe? Ubona uyu munsi unezerewe mu byo ukora? Navuga ngo ndishimye kuba wenda uyu munsi nyibasha gukora ikintu abantu bakakireba bakacyumva, then noneho nkanagikuramo umusaruro uri bumfashe gukora ikindi. So ni ikintu nishimira cyane ujyanye nuko umuntu aba yaratangiye ashora gusa ashora atinjiza, ariko uyu munsi ntago navuga ngo umuntu aba yinjiza cyane biri ku rwego nk'urwo yifuza, ariko ubona icyo kurya, icyo kunywa, uburyo ugenda, uburyo usa, ukanabona ko wishyura ikindi gikorwa gikurikiyeho bidasabye ngo uguze ujye mu madeni ujye ute. So njye ni ibintu nishimira cyane. Yego. Ngende kuri concept ya Siba, ubona muri uyu muziki wacu, muri industry yacu, ubona nyine tubyitayeho dushobora gusiba abantu bose tukabamaramo, ugasanga abantu ufitemo ntabwo ari abantu tubana muri ibi bintu. Ubibona gute bro kuri experience yawe, tugendeye mu byo tubamo, kubyo ubona n'ibyo tugenda tunyuramo, abantu duhurira muri industry yacu ubona dushobora gusiba tukazimaramo nimero? Ntabwo byaba ari sawa. Niyo mpamvu nko muri siba mu ndirimbo ubwayo mvugamo abantu nka bane wenda, kuko tugiye gusiba ni benshi twagasiba, ariko tugiye muri industry yacu abantu bisaba uburyarya byinshi cyane. Bivuze rero ngo ugiye gusiba nawe wazisiba, usanga nawe wazasigara wenyine depression ikakwica ukisiba nawe. Bisaba rero ngo ahubwo urebe nyine, nanone ntabwo ari ngombwa ngo bose mugumane ngo kugira ngo bitangirika, ahubwo
ugomba kugumana n'abantu b'ingenzi, abandi nabo ukeneye iyo serivisi ukabagumana uko nyine ukibakeneye iyo serivisi. Mu gihe ubonye urwo rwego warurenze ukamusibuka uyu muntu n'ubundi namwihomagaho kubera impamvu runaka, ariko ntabwo nyiri no longer kumwizirikaho, nakomeza nkamusiba nkakomeza gutyo. So rero tugiye kuvuga no muri industry yacu ngo dusibe byarangira natwe ubwacu twisibye.